Banyarwandakazi nongeye kubashimira kandi kuri support yanyu mwaduhaye mukora subscribe, nongeye kubashimira. Ubu ngubu kano kanya muri kutureba gutya kuri kamera twatangiye kurokirita abakinnyi binjira muri filimi tugiye gukora. Filimi izamara igihe kirekire kandi kazagira episode 100, byaba ngombwa episode 100 zikanarenga. Rero nkuko mubibona kuri kamera zanyu ndi kumwe n'umukinnyi mushyashya ugiye kwinjira muri filimi yacu. Iyi filimi irasohoka vuba, mureke mbanze mwibarize utubazo dukenya ndetse mubaze nimba ibi ngibi harandi yanigeze kubikina, nimba bikora abikunze cyangwa nimba afite impano yabyo. Nyuma y'ahangaha ndaza kubereka video yiwe, muze namwe kumuhereza amanota nkuko mubyumva. Umeze utese? Meze neza ndashima Imana. Namahoro. Namahoro. Tuguhaye ikaze welcome kabisa. Welcome kuri Kidasamura TV Rwanda. Murakoze kumereza ikaze kuri Kidasamura TV Rwanda. Kaba narinje hano nyine kwizi kamera nyine uko mwaye mwantumiye arigiye nigeze numva ikiganiro mwacishijeho kuri Kidasamura TV Rwanda kuri YouTube muvuga yuko mukeneye abakinnyi bafite impano yabo bakayigaragariza abanyarwanda. Nanjye nyine nibwo navuze ati impano mfite ntabwo nshobora kuyicarana ntayeretse abanyarwanda. Ose wiyumvamo iyihe mpano? Ubona ufite iyihe mpano? Njyewe mfite impano mfite hesha nyinshi. Mfite impano nyinshi ariko cyane zo gukina filime, nkakina comedy, buriya na comedy nazo ndagerageza. Aho cyane filime. Bakwitande? Njye nitwa Mbate 250. Nitwa Mbate 250. Uvuze ngo ari n'ahandi hantu henshi wagiye ukinira? Twagiye dukinira, nagiye nkinira ahantu henshi sorry. Nakiniye kuri Rages TV, kinira izindi channel zitandukanye. Si ngombwa ngo uzamamaze. Ni nyinshi cyane nagiye kinira. Ntabwo ari ngombwa ngo uzamamaze. Ntabwo ari ngombwa ngo nzamamaze. Ariko icyaga tuvuga icyatuzanye kwizi kamera. Gusa njyewe nje hano kwizi kamera za Kidasamura TV Rwanda kugira ngo nanjye ngaragaze impano yanjye. Impano yawe nigaragariza abanyarwanda. Ni karibu rwose. Aha nta kintu dusaba. Nta kintu dusaba, uraza ukinjira muri timu. Turi timu y'abantu 8 kandi dukeneye abantu 20. 23 bamaze kwiyandikisha, nawe urimo mwa 23, ubwo harabura batatu. Na mu gitondo nazenduze itangazo kuri YouTube zacu yo kwaburaho abantu batatu. Bivuze ngo ejo ni ku wa mbere bikazaba ari ku itarike ku itarike 3 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2025. Bivuze ngo ejo nibwo tuzarangiza byose, twe dutangira filimi yacu. Abakinnyi bose bazaba twamaze kubarokirita. Bivuze ngo ibiganiro muzajya mugenda mubibona hano kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda. Ariko unyemerere gatonya tubanze tugukoresha nyine aka video tuzogashyira kuri YouTube, n'abantu no bavuga ati rwose n'umusore iyi mpano ni yiwe. Urashaka gukina uri umusazi? Umusazi? Ushaka gukina uri umusazi? Nshaka ko video tuzogakora nkahereza abanyarwanda bakareba. Aya bitewe n'uburyo Sendi panze kandi urabona ko naje ari ukuntu ushobora gukina ndi umusazi tu. Of course ngakina ndi umusazi, ariko mu gihe urabona gukina rero uri umusazi bisaba kuba ufite imyenda nyine y'abasazi. Bisaba ko ufite imyenda y'abasazi. Ariko muri none aha tuvugana nta myenda ihari, ariko indi role nayikora. Iyo role yindi tukazayikora twayiteguye wanteguje ngati zana. Nta kibazo rwose. Uturuka he? Ufite imyaka ingahe? Njye mfite imyaka 30. Turuka mu karere. Hari n'abantu b'Ikarongi banyandikiye, abantu bazanyagatare ngo bashaka kuza muri filimi zacu. Nabona bahaye ikaze. Duruka mu ntara y'Uburengerazuba ahantu bita Rusizi. Turuka Iburengerazuba i Rusizi. Uyu muvandimwe wacu aturutse Iburengerazuba, yabaga Icyangugu, ubu ngubu aje mu mujyi wa Kigali. Yongera kwibutsa ko duherereye mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo, niho dukorera, niho turi kurokirita abakinnyi bazinjira muri ino filimi nyarwanda. None se Mbate, arakantu gato nshaka kwibariza nk'abanyarwanda badukurikiranye kwizi kamera zacu. Hari igihe umuntu aba ari kurokirita gutya, abantu bamwe nabo bakandika amakomenti atari meza, ariko tubasha kuyihanganira. So uhawe ikaze rero hano. Murakoze cyane. Nta kintu tugusaba na kimwe, n'amafaranga tugusaba habe na make. No kwinjira muri timu yacu katujoininga. Twari timu y'abantu 8, ubwo turagenda twaguka tubabeje kugira ngo iyi filimi tuzayisohore abanyarwanda bayirebe. Murakoze cyane. N'abandi babwire. Nanjye ndishimye cyane kuba munyakiriye mu timu yanyu ya Kidasamura TV Rwanda.
ndishimye cyane kabisa. Gusa nanjye ngiye kwereka abanyarwanda impano yanjye. Bereka abanyarwanda icyo ukeneye, icyo ushoboye, bagushime, bashime mu supporting, kandi ndabizi neza ko ibyo uzakina bazabikunda. Muzabikunda cyane, ndabizi neza kabisa. mfite impano nyinshi cyane, nshobora kuzajya mbazanira n'utundi dushya twinshi no kujya ushyiramo dushya. Abantu mudukurikiranyiraho kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda, ubu muri kubona ndi kumwe n'umusore witwa Mbate mu guturuka mu karere ka Rusizi, akaba aje hano mu mujyi wa Kigali, akaba aje gukina muri filimi zacu, filimi tugiye gutegura. Buri munsi tuzajya tubahereza episode. Nongeye kukwibutsa yuko nawe nimba ufite impano yo gukina filimi, ukaba ufite impano yo gukina komedi, cyangwa ufite izindi impano zitandukanye, watujoininga kuri Kidasamura TV Rwanda, ukatwandikira nawe tukagushyira muri timu. Ikintu nongera kubasaba ni kimwe, reka mbanze mugisho n'umuvandimwe wa gatonya kugira ngo tuze kugaruka. Video yawe twagufashe, twakwemera tukaza kuyikina, nta kibazo. Ngiya video yawe twagufashe wigize umusazi, watwemera tukaza kuyikina twereka abanyarwanda. Nta kibazo, mwakina kabisa. Nuko kubanza gusaba uburenganzira urago. Nta kibazo, urumva nshaka ko impano uyereka abanyarwanda, ni kandi nicyo dushaka. Nicyo dushaka, bakayibona bagashima, kandi batange n'amanota. Iyi video rero igiye kujyaho mu kanya, muyirebe rwose, amanota muyamuhereze rwose. Murakoze cyane. Rokiritoma irakomeje, n'abandi turajya tugenda tubarokirita, mwabona uburyo tuzajya tubazana kwizi kamera, tubavugishe, mwumve ibitekerezo byabo, mwumve ibibavamo. Ariko se ubundi wakuze ukunda iki? Jewe nakuze nkunda gukina match, gukina football. Nakuze nkunda match, nkunda gukina football, ariko ntabwo byankundiye kubera ko muri gukina football habamo risk nyinshi. Nagize ibihe bibi byo kuvunika, mvunika hano mu ivi. Ubwo rero iyo umaze kuvunika uri umuntu ugizamu kugitangira, kariyeri yawe itirangira. Kandi imvune yamaze igihe kingana n'amezi angahera amezi 3. Ubuse nko mu basitari, ariko nko mu basitari umukinnyi ukunda wa filime nyarwanda n'uwo mu basitari, umukinnyi nkunda mu basitari bakina filime nyarwanda, se navuga umuntu nkunda, wa musaza bita Bijiyo Bija nawe ajemo vuba, burare n'abandi barije ajemo vuba, ariko uramukunda. Njyewe uvuze ati nimbwira umusitari ukina filime nyarwanda cyangwa umunyarwenya, harimo Nsabi, harimo ariko njyewe nje nakubwiye uwo ukunda ni Bijiyo Bija. Urakoze cyane, reka twakire n'abandi, kandi tuguhaye ikaze, wisange umere nk'aho uri iwanyu, ujye ukina ibintu uri smart cyane rwose. Urakoze cyane.